ndi kubera ko kuryama biba ari ikibazo ni ku muhanda nyine nk'uko tubyita sibyo muragangika kugangika ni kwa kundi ushaka ahantu muri kwe ahantu nyine abantu bataca cyane ashinzwe umutekano batari bugere ukagenda ntacyo kwifubika ntaki ugasasa ikarito cyangwa ibindi bintu ukaryamaho ugakora ubwirinzi bw'umuyaga ukabona burakeye ukabyuka ukongera ugatangira gusavayivinga nkubaka akanya ngiye umutima wanjye urangiye naranahindutse pe ariko uburyo bwo kubigaragaza abantu babyizere ni abantu bahariho kugira icyizere kubera ko nyine urumva izo nzira zose naciyemo hari abambonaga bakambwira abandi cyangwa iki bro aka kanya sinzi hano kugira icyizere uhari niyo mpamvu mu magambo twaganira nimugoroba aka kanya nta cyizere cy'ubuzima afite impamvu nababaje ababyeyi babaza abavandimwe babaza inshuti abanzi n'abatanzi babaza n'umuremyi wanjye ibyo byose iyo mbitekereje nsanga aho nanyuze ni habe ariko aho njyaho noneho hameze hate ko nta muntu n'umwe nsigaranye ntabwo ugize kumbwira ngo umubyeyi wawe mama yagiye hanze yagiye mu bihugu aba mu Buholandi iburayi abiburayi yego none se nta makuru yawe azi nawe ahari kubera ko atanyegereye urumva uruhande rumwe arababara sibyo ariko urundi ruhande akavatse niba nyine ari uko bimeze ndakora iki amafuti narindimo narize bihagije ntabwo nkeneye gukomeza muri ubu buzima sibyo ubu ngubu aho bigeze ndananiwe kabisa ndananiwe arafunzwe mu bigo ngororamuco hano Igikondo kwa Kabuga ishuri itari imwe itari n'ebyiri muri cya Gikundi nyine niyo mpamvu mubwira ati ugeraho ukarambirwa ukabona uje mu gihugu amaze ukwezi kumwe yego bya bindi urabikoze muri kwa kwezi uriyemo wambayemo urinejeje ariko umaze amezi 7 uri kwa Kabuga Yes, kambasuhuze nongere mbaye ikaze mwese mudukurikiye muri kano kanya nizera ko mukomeje kugubwa neza nabyo kandi mora mbifuriza umunsi ku wundi ndijado twishime mugiye kubana mu kiganiro cyacu cy'umunsi yini Iris TV abantu bari mu Rwanda mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse n'abari hakurya y'inkiko cyangwa se imbibi z'u Rwanda muraho neza murakomeye ese Imana ikomeje kubarinda mwese tubaha ikaze mu biganiro byacu bitandukanye uyu munsi rero dufite umutumirwa nk'uko bisanzwe tuba dufite abatumirwa batandukanye tugenda tuganiriza ku buzima bwabo bugiye butandukanye uyu musore rero reka tumwakire kuri Iris TV murakoze cyane buri amakuru yawe ndakomeye ndashima Imana nta kibazo urashima Imana yego turakwakire kuri Iris TV tugiye kuganira byinshi bitandukanye nizere ko rwose mu buzima rwose ubuzima wumva ko nta kibazo ari igihe uruganiriza umuntu atabyutse neza arwaye se yumva mbese nta mudu y'ikiganiro ugasanga ibintu ntago biryoshye neza first of all reka tubanze twiragize Imana kugira ngo bize kugira neza kugira ngo n'abazatwumva bakunda Imana nyine bazabone ko turi kumwe nabo muri byose Imana ishoboye byose iki kiganiro tugusabye kugira ngo ugishyire mu mugisha kandi n'abantu badukurikiranye komeze kubaturindira ntago navuga menshi urakomeye urahambaye reka tubiha agaciro nyine mu izina ryawe amen nuko usenga man ntago akora nubwo birananunguye ntabwo nari nzi kuzi gusenga by the way ndabyishimiye kuba unavuze ati tubanze dusenge twiragize Imana n'iby'agaciro gakomeye cyane Imana ririho umugisha abantu badukurikiye ndetse abafite ibibazo by'urwaye bitandukanye ibaramburiye ibiganza kugira ngo bazagire uburyo bagaruka mu buzima bimegende neza abafite ubukene mbese isi irimo ibibazo
ariko uko byagenda kose tugomba kubana nabyo ndetse bikazashyira bikanarangira nubwo bavuga ngo ibibazo by'umuntu birangirana n'ifirimbi ye ya nyuma ntabwo ari kubyizera ntabwo ari kubyizera nezera ko nyine ibibazo bibaho kubera igeno ariko n'ibisubizo bibaho kubera uwakugeneye nyine rya geno tu. Yes, ujye wegereza mikoro neza kugira ngo amajwi yawe tuyafite neza 5 kuri 5. Nkuko mubizi tumaze iminsi nifuza ko nakomeza cyane gukora ibiganiro bitandukanye bijyanye no kuba hanini twareba abantu bagiye bahura n'ubuzima bugoranye bigasa nkaho bisa ari ukuntu uba mu muryango ugasanga biranze cyane, wisanze wenda ku muhanda, wisanze mu bundi buzima bugoye atari ko byakagenze, ariko muri no minsi nifuza ko abantu nk'aba benshi tuganira kugira ngo turusheho kubereka yuko ubuzima bugikomeje, kubagarura mu muryango, kubagarura ibyishimo n'umunezero, kubereka inshuti ziri hano hanze. Abantu hano hanze bakeneye abantu nkamwe, bakeneye imiryango, bakeneye inshuti. So uyu munsi rero n'umusore twahuriye ku muhanda twahuye ku munsi w'ejo niba nibeshye nibyo ntabwo nabyibagirwa twahuriye ejo ku munsi w'ejo turaganira ngusanze ku muhanda ari naho wibera niba ntibeshye. Yego niho mba. Ubuzima bwawe ni ku muhanda? Ni ku muhanda. Imyaka ingana iki? Imyaka itarenze 5 tu. Maze nk'imyaka 5 ku muhanda. Ubwo ku manywa ni ku muhanda, n'injoro no kuryama ku muhanda, ubuzima bwose? Niko biteye. Kubaho kwanjye biragoye bitewe nuko ubuzima nyine bufite impamvu zitandukanye, sibyo? Uko twatangiye tubivuga, navukiye mu buzima bwiza, sibyo? Ngira ababyeyi bankundaga, ariko nyuma nza kuburamo umwe wari agaciro kabyo byose, nsigara n'undi. Gusa nubwo namusigaranye ntago navuga ko yanyanze, ahubwo hari ukuntu umuntu akura akaza gushiduka yagiye mu dukunde tw'urungano, akigiramo imico itari myiza. Iyo mico rero yaje gutuma ngira amahirwe amwe namwe mbura mu buzima, sibyo? Bro, turasa kubiganira mu buryo bwimbitse mu kanya, kuko nagira ngo abantu uyu munsi tubaganira amateka yawe, ubuzima, urugendo rw'ubuzima bwawe, babyumve neza ku murongo, kuko nimugoroba rukuntu ncire ku mayange ndetse tunasangira agafanta gatoya katari na kenshi, ariko amagambo yanyandikiye ku papa urarwibuka? Ndarwibutse. Cameraman ninzi niba ari kurubona, byankoze ku mutima cyane. Dore ngo urupapuro rwawe. Bro, wankoze ku mutima, navuze ni uko byagenda kose tugomba guhura tukaganira. Wanyandikiye ngo bro, kuri buri kimwe thanks, nta n'ikintu kidasanzwe twari dukoze. Gusa byanshimishije, nanezerewe, nabonye yuko uri umusore uzirikana kandi uzi gushima gito kibaye. Gito kibaye cyo gushimirwa kingana n'ikinini kibaye cyo gushimirwa, uko byose bafite icyo bimaze ku buzima bw'umuntu. Hanyuma rero none tugiye kwinjira ku mateka n'ubuzima bwawe muri rusange, kuno wisanze ku muhanda, ababyeyi bawe ko byagenze, ufite umwe nawe uratubwira ese ari hehe, byagenze bite byose ku murongo, ariko ubundi amazina yawe yose witwa nde? Amazina yanjye nitwa Niyonsenga Salahuddin Jihad. Inde? Salahuddin Jihad. Amazina y'Abisilamu rimwe na rimwe bakomeye. Mu rugo ni Abayisilamu, navukiye mu idini ry'abantu nyine basenga mu idini ry'Abayisilamu. Ariko amahitamo y'umuntu nyine urabizi. Hanyuma uvukira hehe? Mvuka mu karere ka Ngoma, umurenge wa Kibungo, akagari ka Karenge, umudugudu w'Amahoro. Umva ko byose uracyabyibuka. Aho ni wavukiye, ni naho wize? Amashuri abanza nayize aho ngaho, ariko ayisumbuye kubera ko natsinze ikizamini gisoza amashuri abanza cya primaire. Yegereza mikoro neza. Nza kwimukira mu karere ka Kayonza, nyine niho nagiye gukomereza amashuri, niga mu kigo bita Nyamirama. Nza kugaruka nanone ngaruka hahandi Kibungo,
nyuma ya tronkome nize imyaka 2 ishuri nza kurivamo bitewe nyine na za mpinduka tugiye kuganira mu kanya. Uri watangiye kwiga iye section? MPG. Mibare, physique na geography. Warotsindaga mwa? Ewana urebye naragerageza. Warabitsindaga nabi. Kagiraga amanota meza. Aho waratsinze ikizamini cya primaire ugasinda tronkome. Iki bigaragaza ko uri umuhanga wikurikiraga neza. So ubwo mukanyene turaza kwinjira neza mu buryo byaje kugenda kugira ngo wisange ku muhanda ese abo muvukana ababyeyi byabagendekeye gute se bazahuri byose ubwo twagenda tubisobanukirwa. Ariko ikintu nabwira abantu wenda hagati aho ngaho turaza kugenda tuvangamo banyihanganire nuko nabonye ufite ikintu cya mbere cyankuruye kuri we nuko ni impano nagusanganye. Turagenda tubivanga. Nabonye uri umuraperi mwiza ari ku rwego rwiza, numva kompoza amagambo, numva ari amagambo arutana abaraperi benshi baririmba hano mu Rwanda. Navuga nibe byose no musashaka kuba afite impano yihariye idasanzwe. Biro biraza gutuma mu kiganiro cyacu cy'amateka y'ubuzima bwawe turagenda tubivanga kugira ngo abantu bagende banumva nicyo niyo mpano yawe ndetse turebe nicyo twayikoraho. Hagati aho mbere ko dukomeza ku buzima bwa nyine no kureba ukuntu wisanze ku muhanda banze tunyuriza akantu gatoya. Ese uririmba hip hop gusa? Still zose ikinanira no guhogoza ariko ibindi ndabishoboye. Turahera ku kirero sasa. Twende basi. Mudu yirimo cyane imwe bya. Mudu nyirimo sivyo ahubwo urabona hari ukuntu umuntu aba afite indirimbo yanditse lyrics nyinshi sivyo guhitamo iri butagire bikaba ikibazo ariko reka ngerageze sivyo. Uyu munsi reba nk'ubutumwa mva bagenera abantu bari bwuririmba mu ndirimbo muzo wanditse. Ese urandika ujye ufata umwanya ukandika n'ubu ngubu ukandika indirimbo? Ufite ahantu biki amakaye y'ibyo wandikamo cyangwa makuru? Da block. Urabyandika ukayishyira mu mutwe? Mu mutwe. Ariko wabanze kwandika ku rupapuro. Lyrics bitewe n'iki kiganiro turimo reka mbigereranye n'ubuzima nyine bwanjye ariko hari n'abandi benshi bagiye kubyumviraho sibyo. Gumenya kuri hasi warigeze kujejuru ukumbura akazuba mu gihe cy'ubukonje udavutitse nahanwa udahanwe namenye ikosi byiza byo mubyeyi ubimenya rukagiye inzara itakuriye guhinga wabifeka iyo gupfa bitabaho nitwari no gusenga jihad yishwe kenshi n'ururimi rwabo gusa yaragiye hazuka nzeye inkange uzi imitima yabo. I'm sorry mama nawe ntiyari wowe bazi ingufu zawe nke bazi biguca intege bangira nk'ikivume icyo bagoswe ni kimwe reka Imana ibame impano nanjye nsharame mbakorane mbakirane maze nanjye ngarame njyajya n'injyamiriza ikibuga bakigabane ntugakine no moni kuri bamwe nijuru numanika amaboko kandi ugihumeka uzabura ikigwari jihad ndayirwanye kwa heri niyo migane banshiraga twicaye nikoze nibereye igifuri abenshi narabamenye kandi narabasetse ngaho mube mundetse nkore hit niyatse no mutipe nagasanzwe kabisa. Urakoze cyane bro, uri umuhanga kabisa. Njye ikintu nakunze cyane ni imyandikire ni indirimbo amagambo arimo ubutumwa wenda abantu benshi bashobora kuba badukurikiye badakunda na hip hop cyangwa iki ariko umuntu ashobora kumva izo verses iyo mirongo iri constructive iri mu ndirimbo zawe yankoze njye ahantu ku mutima. Ni byiza watangiye gukora hip hop ryari watangiye kurimba ryari? Ni impano mani ni ibintu nyine uvukana ukuntu bigenda bikwinjiramo nago wapfa kubisobanura ngo byumvikane ariko kubera ko bihari ibintu byawe nyine bikurimo ushiduka utangiye kujya uririmba uturimbo tw'abandi kumva nibivamo ukadusa nk'udukopero duhindura amagambo nyuma bikaza kukwiyereka ko nyine ushobora nawe kugerageza kubikora. Ukaza kwandika karirimbira umuntu umwe akabikunda akakwanguraja. So Imana yari ikintu gigufasha nko mu buzima mbayemo ubuzima mbayemo ntacyo arishobora kurimbira nk'umuntu wenda akabikunda akaba yagira ikintu agufasha no mu bintu byatumye duhura cyane n'umuziki twawuha agaciro kubera ko niwo watumye tuganira cyane birenzeho. Good, umumva reko ari umusore w'umuhanga tugomba kumushyigikira uko byagenda kose.
ni urugamba ni urugendo dutangiye ariko tuzageza heza ndabyizeye kubera Imana ndabyizeye kubera Imana kubera Imana kabisa kubera Imana hanyuma bro reka dukomeze rero nuko amashuri yawe utinyacishiriza mu wa gatanu ariko umuryango wawe mwari abana bangahe okay mu busanzwe nari mfite umupapa yitwaga Nzeyimana Mohamed cyangwa Nzeyi yari umucuruzi yari umukire afite amafaranga afite abagore babiri harimo mama harimo na step mother nawe mwita mama tu sibyo twakuze turi abana turererwa mu gipangu kimwe n'abagore bombi babaga mu nzu imwe twahawe umuco wo gukundana twese sibyo papa kiriho twari umuntu umwe papa duhereye ku rupfu rwe kuko niyo ntangiriro y'ubu buzima papa yari umuntu ukunda abantu cyane asabana n'abantu abababaye abakire bagenzi be noneho mu rugo habaga umuco wo guteka ikawa kofe sibyo bakaza kuyihanywera bagatarama nyine cyabaga ari nk'igitaramo mu rugo nyine hahoraga hashyushye hari ibiganiro bitandukanye mbese mwakundaga abantu sawa ariko muri za nshuti yari afite nibyo bajya bavuga ngo umuntu ahemukirwa nabi sibyo habayemo umuntu wabaye inshuti ye bapanga gahunda za business afite amafaranga yarabitubwiye mbere yuko abikora afata amafaranga atari make ya $25 ubwo ni mu buhe mwaka 2012 $25 zizakirya gihe n'amafaranga ari menshi yari menshi kabisa yarazimuhaye nyine bari bizeranye twamufataga nka papa mdogo nta kintu yapfanaga nawe ariko bitewe na respect twabonaga papa muha nawe ari inshuti byatumaga natwe tumukunda tukanamwubaha sibyo yaje kuyamuha amaje kuyamuha yamuhaye ari ku cyumweru kwa mbere papa yamuhamagara nimero nicemo mu bana dufite njye ninjye muhungu mukuru we wari imfura ndi umuhungu mu bahungu mukuru abandi kuko uwo nkurikira ni umukobwa nawe ubwo imfura ya papa ni umukobwa kuri mama ndi imfura ye ariko ndi umuhungu ubwo urumva mu muryango ninjye muhungu mukuru urumva muri rwa rugo ninjye wari umuhungu mukuru papa yaranganirizaga cyane cyane anankunda nkabibona kabisa yaje kunganiriza arambwira twakinye gahunda amafaranga nayamuhaye ariko ndabona adashaka gukora gahunda uko twazivuganye ambwira ndi kumuhamagara rimwe akanyitaba ikindi gihe akayikuraho gusa ndaza kukubwira uko biri bukomeze kugenda uragenda ubimenya sibyo papa uwo munsi byari kuwa mbere ngiye kujya ku ishuri arampamagara arambwira ati amafaranga araye nyatanze wabibonye ariko umuntu ndi kubona adashaka gukora gahunda gusa jya ku ishuri nuvayo turaganira so naragiye ngarutse nsanga Vienna uhari musanganaga ari mu rugo gusa step mother niwe twabanaga icyo gihe arambwira papa wawe yagiye kureba Hamimu uwo mugabo nyine yitwaga Hamimu ndaryama mbyuka ngiye gufata icyo kurya nimugoroba izo saha yari ataraza nsubira kuryama mu gitondo mbyuka numva nameze fresh njya ku ishuri tutaravugana ariko ngeze ku ishuri numva indwara narubyukanye nyine irasa nk'iyongereye imbaraga ndagaruka musanga mu rugo noneho ako kanya papa twaganiriye amagambo atari menshi cyane ariko mu magambo nibuka yarambwiye ngo nahemukiwe gusa bamemukiye amahirwe mfite nuko mbaza kandi Imana irabizi ko ibyo bakoze ari ubuhemu jangiye muri siporo
nimvayo ndakuha umwanzuro. Nagiye kuryama, inkuru yanteye agahinda nuko papa nategereje ko ava muri siporo tukaganira, bambyukije bambwira ngo papa wawe yapfuye. Ni story ndende ku buryo kwisobanura. Yavuye mu rugo agiye muri siporo, ubona nta kibazo afite. Papa nta yindi ndwara yajyaga arwara usibye igifu. Niyo twaganiraga yajyaga atubwira ati njye kuva nabaho sindajya mu bitaro. Nimubona ngiye mu bitaro uwo munsi wanjye uzaba wageze. Tell you the truth. None okay, mu kujya muri siporo yapfiriye mu nzira. Noneho we yaragiye agiye muri siporo ajyana n'umuhungu wabaga mu rugo w'umushoferi bamwita Willy. Bageze mu nzira kuko yakundaga football, ikinaga football ariko yaba papa nyine. Bageze mu nzira amubwira ati ndikumva nangiye kuribwa mu gatuza hano hagati. Amubwira siporo reka nzireke nsubire mu rugo. Baraza, bageze mu rugo yinjira mu nzu ahita agarama nyine ku gitanda to. Hashize nk'iminota mike itarenze nka 15 ageze mu rugo, wa mukadata kuko niwe wabaga mu rugo, mama icyo gihe yarigaga. Aba yinjiye mu nzu agiye kureba nyine papa, amubonye arikanga, ahita agaruka inyuma aravuga ati sinzi ikintu nze yabaye, muze mundebere. Urabizi emosiyo z'abagore. Wa muhungu niwe wari uri hafi kuko nibwo yarakimara kumusezera ari aho ngaho gutera story n'abantu, bahita bahurura baza kureba cyo muzabaye. basanga byarangiye, vie birarangiye. Byabaye inshoberamahanga niko bacyavuga, ariko twarabyakiriye tu. Noneho nyuma y'icyo gihe papa maje gupfa, nanjye nari mfite utugeso tutari twiza two kunywa ibiyobyabwenge, sibyo. Nahise mba nk'umuntu nyine uhungabanya. First of all, boza umubyeyi nkunda n'ukuri k'urupfu rwe ndakuzi. Urakuzi. Nahise mba umwanzi w'abantu bamwe, ariko urundi ruhande nanjye ubwanjye uriya ngiza nakwiyakira byarananiye, sibyo. Drug zo kugira agahinda ni 6. ubu ufite ingahe se ubundi? Ubu mfite 23. Ukiri mutoya, 13 ukiri mutoya. Ubwo papa nyine muri icyo gihe amaje kwitaba Imana nibwo natangiye gusurvivinga, sibyo. Nkoresha ibiyobyabwenge. Ni byambera byiza ku muryango kubera yuko ubwabo batabikundaga, sibyo. Ntangira kunanirana ngutyo gake gake. Naje gushiduka. Usa nk'uvuga gutya wifashe gutya kugira ngo na face igaragara. Wagiye. Yego. Naje gushiduka bwa buzima bwanjye bwo mu rugo, ntangiye kubusa nk'ubujya ku ruhande, sibyo. Urumva mukadata twari dusigaye tutumvikana na mama wanjye ari kure yanjye. Yigaga icyo gihugu? Yigaga Itumba hano muri Gicumbi. Akayaza mu rugo gakeya? Oya. Mbere yuko papa apfa mama bari barashwanye, baratandukanye. Icyo gihe narerwaga na mukadata. Kuri mama wawe nta wundi mwana mwavuganaga? Ni umukobwa. Wandi wambwiye mukuru kuri wowe? Njye ndi fura ya mama. We yitwa Aida. Yitwa Aida. Niwe wari mutoya kuri wowe? Nawe mwarabanaga aho ngaho mwese? We yarahabaga ariko nawe yiga muri interna. We niwe wiga gutaha? Icyo gihe bwo nahise mera nkaho ubwo n'ishuri ntagiye kuryanga. Ubwo ntaryanze ku buryo hita ndivamo, kuko kugira mve mu ishuri ubundi byatewe n'amakosa twakoze n'urungano rwanjye. Tujya ku ishuri tunywa ibiyobyabwenge, barabidufatana baduha ramvoye, sibyo. Barabirukana. Kuva icyo gihe
ubuzima bwawe bwahise burangira bw'ishuri. ishuri nahise nsa n'ubundi nk'uryanze. Njya mu buzima none bwo kwigenga, nta mama nta papa, muka data nawe nisibindeba abeho cyangwa ntabeho. Ubwo icyo gihe nuba nabyumvise neza mwari mufite umushoferi, mufite imitungo nk'imodoka, byahise bijyaho ibyo? Ni ukuvuga ngo mama amaze gupfa kubera twari abana, mama yarahuruye, so yaratabaye, sorry, atabaye turagabana imitungo, yandikwa kuri mama imwe n'imwe, indi isigara na wa mumere kugira ngo ifashe abana nyine. Ariko ibyo ngibyo nge ako kanya nta kintu nari kubibyazamo umusaruro, kuko nanjye ko icyo gihe niyo ntandara y'ubu buzima ndimo. Nahise nangira kubaho mu buzima bwa kigenge, siko wafataga ibiyobyabwenge ugasinda ibintu nk'ibyo. Noneho nyuma yo kubifata ukanataha no mu rugo? nabanje kujya nta mu rugo, ariko nza gusanga ba bantu bishe papa n'ubundi ntago badufitiye amahoro, nta nubwo bari kure yacu, sibyo? Bisa kurangira nangiye kujya nshwana na muka data kubera impamvu ebyiri. Yari azi ukuri ariko ameze nk'umuntu ukwirengagiza, nkagira n'ubwoba ko nawe ahubwo wasanga abirimo, kuko bamwe muri izo nshuti mbi twagize zakomeje kuba inshuti ze. Nkanabimubwira amubwira kubera iki abana banaba uzi ibi n'ibi ariko ugakomeza guhuza nabo. Ijambo yansubizaga yarambwiraga ati wowe ntabwo ufite uburenganzira bwo kumbwira abo nkundana nabo, nta nubwo ufite uburenganzira bwo kumbuza kuba inshuti na runaka. Byaje kurangira noneho tutacyumvikana, sibyo? Sometime naba nafashe drogue nkatahana agahinda, ugatangira guteza umutekano muke mu rugo, nkamubwira nkirekura agahinda nkamubwiza ukuri, mugatongana mugatukana. Hanyuma uwo mugabo yari yaraye amafaranga, bwo byaharangiye biti ko wari uzi amakuru? Ntabwo wabikuriye? Ukuri twagushyize ahagaragara, arafungwa ariko aburanye kubera amafaranga, ni amafaranga nyine, asaba kuburana ari hanze nk'umuntu ufite umuryango. Byaje kurangira avuye mu gihugu agiye. Yaragiye ntago akiba mu Rwanda. N'umuryango we wose barigendeye? Baragiye. Nuko umaze kujyushwana na mukaso biki uza kuva mu rugo? Nza kuva mu rugo, nza ku muhanda. Ariko uzi i Kigali? Naje i Kigali je muri famille, sibyo? Mageze famille yanjye nari nizeye, baranenguye, baze kunyakira. Kutasanze mu mukecuru mama wawe? Mama wanjye abahanze. Ndi kuvuga icyo gihe nabwo icyo gihe uvuye ushwanye kuva mu rugo ushwanye na mukaso, ntago yegereye wenda nka mukecuru ngo mama wawe Mary urumva yarigaga icyo gihe, ariko urumva story uko nagiye nyivuga ni imyaka yaragendaga, ntago navuga isa ku yindi umunsi kundi, imyaka yaragendaga, urumva nabiciyemo. Mama icyo gihe yari yaramaje kuva mu Rwanda ajya hanze, sibyo? Ariko kubera ko yarazi ko dusize kwa papa, yumvaga ko n'ubundi uko tubayeho nta kibazo. Gusa bimwe mu mateka yanjye cyangwa ubuzima nacanyemo na muka data warabuze, byamugeragaho. Noneho rero mva mu rugo, nza muri famille, ariko famille nari nsanze banga kunyakira. Wari usanze hano i Kigali? Mu papa wabo niwe wabaye ikibazo, umumama we niwe wari mwene wacu, ari mu family wawe. Papa waho ubwo nibya byaratewe na ya mico wakomezanyije? Yego. Papa waho niwe wande byaravaje hadi nasubira iwabo bitewe n'ibi kandi nanjye nkareba aho mvuye hari ibibazo kurusha aho usanze. Ariko banga kubisobanukirwa neza, ndavuga sasa ngiye gushaka akazi, ukabona byarangoye, ahubwo
nisanze kwa twa duco tubi nari mfite ntangiye guhura n'udukundi noneho kw'abantu muhuje imico ya noneho banyinjiza mu nzira zitari nziza noneho nderura first of all byo kunywa ibiyobyabwenge byahise bivamo impamvu zo guhiga amafaranga sibyo ariko mu nzira itari nziza ubwo mukabicuruza noneho harimo kubicuruza harimo no guhemuka ya kwambura telefone mu mihanda ibintu nk'ibyo bujura aka kanya n'agahinda mfite n'ubuzima bubi ndimo ntabwo mbikesha ibyo byose twaciyemo nubwo bifite impamvu ariko mbabazwa cyane n'inzira nanyuzemo mbese amahitamo yawe niyo akubabaza niyo ambabaza amahitamo mabi wagize niyo wicuza aka kanya aranja ndavuga ati iyo nza kumenya ntabwo nari kumera nk'uku nguku umeze bimwe mu bintu bibi mwakoraga wabikutangiye kubikora ubwo igihe wabikoraga wavuye mu rugo naravuye mu rugo kuko aho ngaho muri famiye nari umujura nta kibazo nagiraga mu buzima ahubwo majije kuva home ndi muri iyo famiye mbona nabo batanyishimiye kwa guhura na ba bantu tu hari imvugo dukoresha ngo tujye guhiga nkumva baravuze tujye guhiga abagenderamo bwa buntu bagiye bakora nanjye nyine bagenda babikwanduza kubera ko twari tumaze kumera nk'inshuti kubikora byaranyohereraga nkumva ni na byiza kubera ko hari ibyo nahakuraga amafaranga kwishimisha ariko buri gihe n'icyacyo hari igihe ukora ibintu bibi ukabitindamo bikakwicira ubuzima iyo Imana iguhaye rero gusubiza ubwenge inyuma ukitekerezaho usanga warakosheje kandi urigaye aka kanya nyine agahinda mfite n'amarira ndira niyo uri wowe wigize mbabazwa cyane n'uwundi we aka kanya kandi ari njye wabyigize sibyo bibaho hagati yo ni ukumva cyane yahitamo inzira yabonaga igororotse ariko agashaka guca ibusamo gusa bikazamutonda akabona kugaruka inyuma ntibigishobotse kandi gukomeza imbere arahuriramo n'ingorane nyinshi muri ubwo buzima urumva habamo gufungwa habamo gutaribwa icyizere na sosiyete bimwe mu biyobyabwenge wibuka cyangwa se mwajyaga mufata ni ibihe nakunze gukoresha urumogi cyane nkanywa n'isigara n'inzoga bikajyana ntabwo ugize ufata za heroine za mugona se nabaye inshuti n'abantu babikora ariko ntabwo yabaye swing yanjye ahubwo wenda nari ibinini bakunda kwita caps ariko byaracitse na leta y'u Rwanda yakomeje gushyira imbaraga mu bintu byo kurwanya ibiyobyabwenge cyane n'ibyo binini bashyiramo imbaraga mu kubwira abaganga urumva byaturukaga mu bintu bijyanye n'ubuvuzi n'iki bifatirwa umwanzuro ntabwo bikigaragara byaracitse wenda imwe mu mico irenze ibiyobyabwenge wenda mwakoraga n'iyihe utuntu wumva tubi nyine twatumaga mubona amafaranga harimo gucapura gushikuza harimo kugendana n'abantu bafite imbaraga akaba yaniga umuntu ukamusaka ibyo afite ukabitwara akamurekura mukagenda ariko ibyo bintu byose ni amateka antera agahinda ntabwo nyifuza kuba muri iyo shusho ntabwo nkibishaka muri make sibyo birumvikana ibyo umajije kubona ko nta kintu byangezaho niyo mpamvu nafashe umwanzuro ndavuga ngiye kubaho neza cyangwa nabi ariko ntahemutse ese ibyo byose iyo mwabikoraga mukabibona byibuze mwabaga mufite ahantu muba wenda ukavuga ati twabonye amafaranga twakuye mu buhema ariko dufite inzu tubamo cyangwa n'ubundi
kubera ko twabikoraga turi mu kigare rimwe na rimwe nyine twagenderaga kuri babandi bameze nk'aho badukuriye hari igihe utatahaga ahantu muri ghetto witwa ngo ni iyawe ukaba afite nk'ahantu runaka akodesha akabatwara akabagira nk'abakozi betu ukabana nawe ariko abakoresha mu bintu muri ibyo bintu bitari byiza. Tugaruke uyu munsi n'ubundi uracyari kuri bwa buzima bwo ku muhanda. Ni ibintu bibabaje ariko ikintu nagushimiye cyangwa se ikintu nkushimira kugeza na n'ubu ni uko uri kumva neza uburemere bw'ibyo wakoze cyangwa se bw'ibyo wanyuzemo wishoyemo, ariko nanone ukaba ufite n'umutima wo kuvuga ngo nshaka kurekura, nshaka kubivamo, cyangwa se nanabivuyemo wanafatiye intambwe ya mbere yo kubivamo, nkumva nanabishoboye ahubwo nagira inama abana tungana babirimo ababona ko ariyo nzira ntabwo ari sawa man guhemuka. None jiha uyu munsi nabwo uracyari ku muhanda, bitumye nibaza n'ubundi ibyo bintu mwakoraga cyangwa se mwanyuzemo ibyo byatumaga mubaho mu buzima urimo bwo ku muhanda ugeraho, ubwo noneho ubahute ntabwo bikiriho bimeze bite? Njyewe ibintu byo kwiba cyangwa kubaho mu buzima bw'ikigare nameze nk'ubigiye kure, sibyo? Wakakanya meze nk'umuntu uri gukubitwa ikinyafu kubw'ayo makosa yose wumvishe naciyemo, sibyo? Ukuntu mbayeho bro ntago ari brage, sibyo? Risk yawe icyo bita risk ni nk'igeno ryawe Imana iba yagupangiye, ntago ubuzanurikura. Nkuko ntari nzi ko turi buhure ni mugoroba ariko tugahura aka kanya tukaba twicaranye tuganira aya magambo, sibyo? Ni nako nyine uba utazi ngo ikiri buntunge uno munsi kiravaya, ariko ugashiduka ubonye umukire akubwira ati bundebere no modoka ndaje, ukaba uhagaze yaza akaguha sensa, ukanya ukabona undi shiturira amazi hariya ukayazana akaguha izo sensa. N'utuntu nyine twaho ngaho tudafatitse tutaguteza imbere ariko dutuma ubuzima bugenda tu. Ibyo byose iyo birangiye wenda kugira amahirwe ukabona urariye ninjoro rero ubahe nyine abantu baba mu buzima bwo ku muhanda ngira ngo birumvikana, ariko abari muri za diaspora zitandukanye uburyo babaho hariya bitandukanye n'ubwo abana bacu bina babayeho baha experience. Bigenda gute nyuma yo ku manywa n'injoro ubundi kubera ko kuryama biba ari ikibazo, ni ku muhanda nyine nk'uko tubyita, sibyo? Muragangika. Kugangika ni kwa kundi ushaka ahantu muri kwe, ahantu nyine abantu badaca cyane, ashinzwe umutekano batari bugere, ukagenda ntacyo kwifubika ntaki, ugasasa ikarito cyangwa ibindi bintu ukaryamaho, ugakora ubwirinzi bw'umuyaga, ukabona burakeye ukabyuka ukongera ugatangira gusavayivinga tu. Ariko ufite ahantu usa nkaho nk'ikintu yorosa, ufite ahantu bitsimba niko navuga. Aho utsimba ayo makarito cyangwa icyo kintu uraraho ni nacyo ushyira muri ibyo bintu nyine uba ufite tu guyorosa. Ntabwo byoroshye ariko bro buriya mu buzima hari ikintu kimwe abantu bagira, sibyo? Kutumva ukuri ku muntu. Nkubaka kanya ngiye umutima wanjye urange naranahindutse pe, ariko uburyo bwo kubigaragaza abantu babyizere n'abantu bahariho kugira icyizere nabo, kubera ko nyine urumva izo nzira zose naciyemo hari abambonaga bakambwira abandi cyangwa iki bro, aka kanya sinzi hano kugira icyizere uhari. Niyo mpamvu mu magambo twaganira nimugoroba aka kanya nta cyizere cy'ubuzima afite. Impamvu nababaje ababyeyi babaza abavandimwe
babaza inshuti abanzi n'abatanzi babaza n'umuremyi wanjye. Ibyo byose iyo mbitekereje nsanga aho nanyuze ni habe, ariko aho njyaho noneho hameze hate ko nta muntu n'umwe nsigaranye. ntabwo kwizera uhari Ya. birumvikana. Ushobora no kujya kwaka akazi cyangwa se umuntu akaba yabaza ati umuntu uciye muri ibi bintu akaba yavuga ati nk'ibyo uri kuvuga umuntu aciye muri ibi bintu ntabwo namwizera, ntabwo namushyira mu kazi, ntabwo byagenda gute. Mbese iyo ni icyo kintu gikomeye cyane uri guhura nacyo muri iyi minsi. Ujya ugerageza kwaka akazi se wenda k'ubuzamu cyangwa n'utundi tuzi dusanzwe duciriritse? Agasanzwe cyane cyane mu maresitora niho mba mbona hafi umuntu yabona icyo kurya, akabona aho kuryama, akabona n'ukuntu akaraba. Iyo bigenze gutya, iyo usabye akazi se bigenda gute? Rimwe na rimwe hari aho usanga abakozi ntabo bakeneye, ahandi nyine hakagaruka cya kibazo cy'uko banzi muri za ngeso. Nanjye nkanacika n'intege rimwe na rimwe mbigenze ne koko. Ugize kumbwira ngo umubyeyi wawe mama yagiye hanze, yagiye mu bihugu? Aba mu Buholandi. Acuruza ibintu bijyanye n'imitako iburayi. Abiburayi. Yego. None se nta makuru yawe azi? Arayafata rimwe na rimwe kubera ko njye nta nimero yengera, ariko afite abo bavugana ndabizi, kuko hari n'igihe njya kumva umuntu araje kubera ko baba bavuga ati arana arampamagaye ati mama wawe aragusuhuza, yambwiye ngo nkubwire uku n'uku, ari hafi kuza, ariko ntibambwira igihe asigaje kugera aza. Kuva yagenda icyo gihe mu myaka ishize yose ntagaragaruka? Yagarutse rimwe turanabonana, akasanga muri ya nzira ya bya bikundi nyine. Ibyo yankoreye nta kintu byamariye. Ni naho icyizere nawe ubwo bisa nkaho yagutakarije icyizere. Nyine urumva amakuru aba yamuha nabo twegeranye, bamubwira ko nyine nananiranye, sibyo? Nawe ahari kubera ko atanyegereye, urumva uruhande rumwe arababara, sibyo? Ariko urundi ruhande akavuga ati niba nyine ari uko bimeze ndakora iki, ko ntamwegereye ngo mwiteho, ko ntabona ukuntu muzana ngo ambe hafi, ndakora iki? Ubwo nawe akaguha ingabo. Ntabwo ujya ugira nimero zose ku buryo ushobora kumugerageza ngo umuvugishe? Nimero ye mfite baranazinyemye tu, ariko nawe ashobora kuba wamugenera, amusaba imbabazi first of all, kandi nkamubwira ko nyine amafuti narindimo narize bihagije, ntabwo nkeneye gukomeza muri ubu buzima, sibyo? Kwigira bibaho, ariko ufite fondasiyo mani. Ubu ngubu aho bigeze ndananiwe kabisa, ndananiwe. Mu buryo byose wanyuzemo ntabwo mugeze mufungwa cyangwa ngo? Narafunzwe tu, narafunzwe mu bigo ngororamuco hano i Gikondo kwa Kabuga. Ishuri itari imwe itari n'ebyiri muri cya gikundi nyine. Niyo mpamvu mubwira ati ugeraho ukarambirwa, ukabona uje mu gihugu amaze ukwezi kumwe, yego bya bindi urabikoze muri kwa kwezi, uriyemo, wambayemo, urinejeje, ariko umaze amezi 7 uri kwa Kabuga, umwaka urinze ushira, uragarutse nanone ukwezi kumwe usubiye kwa Kabuga, amezi 6. Ntabwo ugize ujyanwa iwawa? Nari narajyayo, gusa naho n'ubundi nabonaga ni rwo rugendo. Uheruka kwa Kabuga ryari? Hano nta gihe kinini ndamara mvuye aho. Umaze nk'ukwezi? Kure uko kwarashize byibura hari ukurenzeho nk'ibyumweru nka 3 uvuyeyo. Kuvayo hariya nibwo waje ufite iyo myanzuro? Nari nayifashe mbere yaho, ariko nkomeza gushyiramo imbaraga nkeya, ndongera mfatirwa mu tundi tuntu tw'amanyanga, babona kunsubizayo. Bagusubizayo? Nkorayo amezi 7 nibyo nakubwiraga.
ariko ntabwo ubwo buzima ntabwo wabuvamo bro seriye kabisa. Ja, ukurikije uko wiyumva mu myanzuro wifashemo, ukurikije uko wizi noneho mu myitwarire yawe, aka kanya ubaye nk'usaba sosiyete kukugirira icyizere cyangwa se no kugufasha mu buryo bwose, cyangwa reka mubanze nihere kuri we personally, wakwisabira iki? Wumva ari iki cyagufasha kugira ngo wongere ube jihadi igihugu cyari gikeneye? Ikintu cya mbere nabanza gukora ari ibishoboka, nasaba imbabazi kabisa bro, ndaribwa ku buryo gusaba imbabazi ari cyo kintu cya mbere numva cyanyorohera, sibyo? Ikindi cya kabiri, icyizere ntago mvuze ndi kubivuga ngo wahita wowe ubyumva ukanyizera 100%, ariko basi na test, sibyo? Kungerageza basi bakama ndi mahirwe, ayo bita mahirwe yanyu, sibyo? Ndi kumva ikintu ngiye nasaba sosiyete gukosa bibaho, ariko umuntu mwiza buriya mu buzima nubona ko yakosheje akemera guhindukira akagaruka agasaba imbabazi, na bya bindi yakoshejemo akemera kubireka, sibyo? Aka kanya tuvugana ngize amahirwe, ibintu mbona bibiri byahita bimfasha gutera imbere, kugufasha kuba muzima, sibyo? Ikintu cya mbere no kubona akazi, niyo kaba gaciriritse. Icya kabiri, nkuko wabimbwiye mfite tara kujya mu umuziki wanjye ndawizeye cyane ku buryo ushobora kugira ahantu ngeza, kandi no mu gihe gito ibi byose bikahita bisa nkaho bigiye ku ruhande, ahubwo nkazajya ntanga tanga ubutumwa noneho mfite nabo bambwira banyumva ku kanya, nkagira n'ishusho ngaragariza abantu, sibyo? Jaka kanya garanti cyangwa se icyizere watanga waha abantu ko jihadi wari muri ibyo bintu atari we jihadi w'uyu munsi ni iyihe? Bro, kera nakoraga ibintu byinshi bibi nyine nkabyambaramo nkabibamo neza, sibyo? Ariko lana ukuntu umeze, sibyo? Akantu k'umuntu ndagatinya, niyo mpamvu uduke mbonye nyine tuba ari utwo nkabaho iminsi ikisunika, ariko ntabwo nyishaka kwandavurira byinshi ariko by'abantu, ndashaka kujya kanjye kavuye muri njyewe, sibyo? Nk'ubu ngubu ari ibintu bishoboka pe, abona job, ibyo byonyine nibwo wahita ubona ngo jihadi yari mu ntoki. Jihadi ntabwo akinywa ikiyobyabwenge icyo ari cyo cyose, yego, usibye wenda isigara yonyine, kuyireka yo byarananiye. Ni gake gake, n'urugendo rurerure uzagenda ubigabanya, wabaye addicted nayo ngira ngo ntabwo biba byoroshye, ariko iyo wamaze gufata iyo initiative ukajya mu maboko meza, uko byagenda kose birangira ari nk'umuntu wumvise urugendo rwawe n'amateka yawe byose, akumva ari intego ufite, akaba yagusabira nka rehab wayakira. Zira ubwoko bubiri, kugira ngo banze utuze neza, ubona ahantu ubona ibiganiro byiza bikubaka, yego, noneho wiyubake mu buryo bw'ubwenge, noneho bya biyobyabwenge nabyo bigabanuke, yasigarana yicike, haze jihadi mushya ufitiwe n'icyizere na sosiyete. Ibyo bintu wabyakira, wabyemera? Okay, rehab zira ubwoko bubiri, hari rehab y'ibihano bagushyiramo n'ubundi bari ubwo ni iwawa, tuvuge ko ari nk'iwawa, apana iwawa, ahandi nabyemera. Rehab isanzwe nka zira z'ibutare, ukitabwaho ukabona amafunguro ahagije, nabyemera cyane, ahubwo ni nabyo bintu numva nkeneye cyane, ukitabwaho, ukaruhuka mu mutwe, ugasoma ibitabo, ukitekereza, ukagarura ubwonko neza ku muntu. Umva bitaba ari ingingo nziza cyane, ahubwo ni nawo uwo mwanya noneho naba mbonye wo gutunganya ibihangano byawe zawe neza, ugafata nk'umwaka kabisa ukishyira ku murongo. Yego, nabyemera. Okay, so abantu rero bifuza ko ibyo bintu bishoboka, njye ndifuza ko urugendo ari aho twarugeza kubera Imana niyo nkuru, Imana niyo ikubona ejo hazaza hawe kurusha uko twe tubibona, ndabibona, iri kukubonamo icyizere kuruta uko twakibona. Ariko jihad aka kanya ufite uyu mutima
bishobora kwanga ubuzima ejo tukamubona nanone yagarutse muri bwa buzima kuko yabuze abamuha icyizere kandi dukeneye kumwumva dukeneye kumuha icyizere no kumushyigikira tukamuha andi mahirwe kuko umuntu gukira k'umuntu kuza mu gihe gito igihe gito yabonye amahirwe yo kutagikoresha biragaruka bigasubira mu bundi buzima butari bwiza. Njye niyo mpamvu ndi gusaba abantu badukurikiye muri kano kanya ndaza no kubibasaba mu kanya tugira uburyo ki twakuba hafi kuko uri umunyarwanda uri muri umuna wacu wagira igihugu akamaro acyari muto imyaka 23 ni mikeya ndi kumva uko byagenda kose ariko arizo nzira turi bubigenza. Hanyuma ja wenda mbere ko dusoza mu kanya uraza no kongera kuduha indi mirongo mikeya ususurutsa abantu wenda bagukunze ariko ikindi mushiki wawe wabahehe mutoya? Mushiki wanjye muto yarashatse. Ubu yarashatse? Ashatse vuba ariko yashatse mu ntara. Ari Ngoma n'ubundi? Oya. Ari Gisenyi. Ugize ujya mu bukwe se? Ya ubukwe nawugiyemo nyine ariko ntabwo byari ibintu byatari. Nubundi si by'umunsi umwe si biri ugahita wongera ukigarukira. Iyo muganiriye ujya ubona umwanya wo kumuganiriza? Na nimero ye ndayizi tu hari igihe muhamagara ariko urumva ntabwo wajya gufata urugo rutari urwawe ngo ujye kurujyanamo ibibazo afite umugabo nkuko n'ubundi n'uwa mbere ariko byangendekeye nacitse intege mana kandi nanjye nari niyizi ndavuga ati nta mpamvu kugira hazemo agatotsi mu mibanire yabo uyu muntu iki okay so nuko bimeze njye nakunze nuko ufite aligima nzima ibitekerezo bizima bitarangirika cyane uko byagenda kose ni urugendo rutoroshye ariko icyo nzi cyo ahubwo kari akantu uvuze bwa nyuma kari hapo kari hapo ni sawa wallahi bonye rehabilitation itari bihano kaganirizwa kwitabwaho gukora siporo umubiri ukagaruka nkagarukamo freshman byagenda neza uko byagenda kose reka nibyo biyobyabwenge navayo byashizemo kubera ko nanjye sinyishaka kubikora ariko kubera addicted n'ubuzima ndimo sometimes hari igihe bishobora kugaruka birumvikana mbere yuko ngana ku musozo ngira n'icyo nsaba abantu gatoya mu buryo bwo kwiyorganiza n'iki kugira ngo turebe ko Jihad aricyo twabasha kumufasha uyu munsi akagira indi ntambwe atera noneho ni indi ndirimbo ugiye kuduhaniye? Mfite utuntu twinshi sibyo reba ritama kandi ubona kakwigisha n'abantu kakwigisha abantu reka hari style zigezweho muri ino minsi hari ingoma nanditse cyangwa reka nkubite freestyle sibyo yo baby say my name bariya bandi it's up to them njye nyina game ndunda mahela cause my fame biranze oya sorry it's okay bro narigiye gukorura nari nkozwe sibyo ariko sorry twagiye yo baby say my name bariya bandi it's up to them yo njye nyina game ndunda mahel mpaka na hell muhanda wirabura utumye nkura abamvuga neza abamvuga nabi it's up to them ndambiwe ubujyajya birirwa na ta ne wanshyira down manori yoga mu kinyamalandi nagende mu bintu uyu mwanya n'uwanjye mu ndeke mbatsi nyegereza mike imana ijya kumiye impano nawe wigeze ayiha ideas mubanze mufatize peace dutangire game doko police amategeko arazwi kuva hanice ibyangirika byose it's up to them maboy arafatire kuri iyo rocket maraho nkurira umwaka mu minsi ya cheese nasa grey trapuza imyaka ku cyangwa gitwika abafana banyumva mbafate mateko dukora amateka azavugwa iteka niteka bahe tazi batahira icyo kakakaye bro uzi mirongo ufite ko nirenze uzi ko bamwe mu baraperi bakomeye muri iki gihugu urakoze n'ukuri kw'Imana kabisa akandi okay
kanori keza ufite ukuntu utesa Mona Lisa body ya Kalise mu busaswa nta n'umwe zimusa shumika inyonga wegere hino DC mutwe turisho woroshye izo hips nyinyiko tu lips nkiri igiti pusi mama wakariza gabanya kwijijisha gorizo ntazi umvane hasi basi sakwe mama zuruta bonzi naguha bisi ikamya cyangwa train yawe bara tonight wikime nanjye greyo nagutoka nako papa chita nako matatu narogo nakuvimba mpaka ukaririmba tena nagusetsa mpaka ukiruhutsa mapopete fata kilo biliye kati unajiko kwa petini na mwiko seituma saidi tashtuma bariyo nkutsiriko rusenda nkukine nk'umutariban cepe magar cepetesha nkarakitasi ubuntu tujye hasi nyereka ibyuzi mu cyumba tube busy tujya gapoma gatunda na karonji baby goda Jihadi bro yembuze ikintu ndenzaho kabisa mbize ikintu ndenzaho kuko arukuru numva ubushobozi bw'umuntu na vibes ewana umunsi vibes iri hasi bungubu ibaze noneho vibes iri hejuru ushaka kutanariye by the way niyo mpamvu n'ubundi birumvikana so bro tuzajya muri studio urakoze cyane tuzajya muri studio urabinyesheje I promise microphone zayigaragaza muri clip tuzajya muri studio bro urakoze cyane urakoze Imana ibidufashemo sivyo so muri kumwumva Jihad rero ni umusore w'umunyempano ni umusore ufite amateka yihariye ariko uyu munsi ndifuza ko amateka yawe yahinduka kandi uko bizagenda kose Imana izabikora kuko niyo nkuru sibyo nizera Imana ko nta kitashobora kuba kuri mu rugendo rwo guhinduka ni ibintu by'agaciro gakomeye cyane ikibazo none nta telefone nafite communication yanjye nawe yarigoye ariko reka nizere ko bizagenda kose telefone ushobora kuzayibona mu minsi iri imbere ubuzima iyo buhindutse bugendera irimo hanyuma ari nk'inama watanga mbere ko dusoza wasiga inama imeze gute inama ya mbere nayiha abana abapeti nyine bari kubyiruka ingeri zose ikintu cya mbere buriya ni ukubaha Imana ikindi cya kabiri ni ugukunda ababyeyi no kubumvira ikindi cya gatatu ntugashukwe n'ibiguruka byose kuko ibibengerana ntabwo byose ariko ari zahabu sibyo ushobora gukurikira ikintu runaka wakibonye ko ari cyiza ariko iyo ukigezemo utabanje gutekereza nyine ukagikurikira iyo ukigezemo hari igihe nyuma usanga warishutse cyane sibyo so ikintu nashaka kubabwira turi gushukwa cyane n'ibyo tubona ugasanga urubyiruko turi kwinjira mu bintu tutazi ariko buriya mu buzima ikintu kibi cya mbere ni ugukoresha ibiyobyabwenge icya kabiri ni ugukora ikintu icyo ari cyo cyose gisa n'ubujura cyangwa ubuhemu ikindi cya gatatu ni ugutera umugongo inama ugirwa n'abantu bagukunda ukanibagirwa ko hari umuremyi wakuremye buriya iyo usenga ibintu byose biroroha ugira n'ibitekerereze mizima sibyo so umuntu wese unyumva uri mu rungano rwanjye aba yaratanye yaraciye mu nzira nk'izo naciyemo nyine akaba ari mu buzima butari bwiza nahindukira ntagahana igihugu kiri kujya kigikeneye abantu tubayeho ngutyo nyine sibyo aracyari amahirwe yo guhindukira ugasubira mu murongo biracyashoboka utarajyayo rero we yihangane ntazanatume iryo kosa ribaho nuko bimeze kugana ku musozo icyo nakwizeza mu gihe ubona bitameze neza ntuzabwirirwe nimero yanjye rero mu mutwe ntabwo twasangira nta byinshi bidasanzwe bihari ariko ntabwo inzara yakwica ku muhanda kandi duhari turi abavandimwe you call me anytime ikindi abantu bifuza gufasha impano ya Jihad nimero yanjye telefone ndayishyiraho hasi mu gihe utarabona yawe twagumye tubikurikirane yaba twakora groupe yaba wamamagara avuga ati umuvandimwe ndamukeneye cyangwa se icyo namuha akazi se namuha inama namufasha kwegereza Imana kurushaho
namufasha ibi n'ibi ABCD nimero yanjye barayisanga aho hasi mu gihe utarabona telefone gusa mu minsi iri imbere ko bizagenda kose bishobora kuzahinduka ja tugushimire ku mwanya twabonye ku mwanya waduhaye tukaganira kuri byinshi bitandukanye kandi tuguhe courage inzira watangiye ntuzigire usubira inyuma yego urakoze cyane Imana ibafashe namwe bongerere ja ntuzigire usubira inyuma abe n'umunsi n'umwe sineze na rimwe kandi nzi neza ko nudasubira inyuma uzabona imigisha myinshi imbere yawe kabisa urakoze cyane yes turashoje rero ni Jihad twaganiraga rero tuzatuganira kenshi nibikunda ndetse na studio tuzayijyamo Imana nidufasha urakoze cyane a develop umuziki we kandi nzi neza ko ari benshi yanarusha ari benshi njye impano yawe nabaje kwishyira ku munzani ufite impano ufite imyandikire ufite ijwi rya hip hop byose birashoboka yari Jado twishimiye kuri mikoro mu buryo bwo kuyobora ikiganiro nari ndi kumwe na Emilie cameraman mu buryo bwo kufata amashusho ndetse n'amajwi Jihad n'abatuganizaga turagushimiye abantu bose badukurikiye Imana ibaha umugisha bari muri za diaspora zitandukanye ndetse nsabe umubyeyi wa Jihad naza kura kino kiganiro yumve ko atari Jihad wa wundi byibuza mu amahirwe yanyuma urakoze cyane kandi nzi neza ko bishoboka ko ari bucyumve cyangwa se ari bukirebe Imana ibahe umugisha mwese mbasaba gukanda subscribe hasi kugira ngo mwinjire mu muryango mugari wa Iris TV mu biganiro bitandukanye tubategurira ndetse n'inkuru zubaka society nyarwanda muri rusange zubaka u Rwanda mukomeze mugubwe neza ciao ciao